banza gushishoza ni nka kwa kundi bavugaga ngo abahanzi bose baririmba R&B ni abapede nga refre ntayo murayizi ngo kuva nyivuka sinigeze mbaho neza nabayeho nabi ubuzima bwanze bwose nakuze birukanyije ariko ndanga ndakura abiduniya bifuza ko nacyo nageraho iki kintu zimpamvu se ureba ukavuga ati kugira ndaza n'umwana w'abandi narabanza kuba tayari uvuganye ngo neshyire ku murongo uvuga ati mpagaze aha uzana umwana w'abandi wo kwirirwa wangaza umubabaza fazari waguma muri zo parapara zawe wazumva uzihaze then ukavuga ati mfashe umwanzuro ni ibyo ngibyo njye nakumva nshaka kubabaza abana b'abandi ndinda no kugenda mvuga igihe nzasohorera ikintu ko nabonye kineranya n'abafana kiganiranya n'abantu nyine bagushyiraho igitutu kandi bakunda bavuga ngo yihuse yabyaye ibihumbi muri rusange. Amazina yanjye ni nayo y'ababyeyi ni Benzo. Benzo. Benzo Beat Official. Benzo Beat Official. Hanyuma ukaba ukora iki muri rusange? Ariko nange abanyamakuru mubaze utuntu tw'ubusa abantu hano mutazi ikintu nkora ndi umuhanzi ariko mpabereye abantu nyine bagukurikirana. abo bantu nabo baranzi keretse bavutse mu gitondo ariko rero abantu bashobora kuza kumenya nyuma y'uko wenda ndi umuhanzi ndi umu artiste ya njyana hip hop. Benzo bakunda kuvuga ko abahanzi baririmba injyana hip hop bafatwa nk'abantu b'ibirara, urabivugaho iki? Abantu baririmba injyana hip hop bafatwa nk'ibirara? Ibyo ni nka bya bindi bavuga ngo reka mubwire akantu aha ngaha gatonya bisa nk'abigendana kwa kundi bavuga ngo umudamu urumva ngo umudamu we yarakaye urabizi ngo satani aramanuka agafata intuza agafata ikayi nawe akiga kanisa ko ari abadamu bose ariko barakara niho ibyo rero ubwo abahanzi haryo bambwiye ko bafatwa nk'ibirara nyine harimo ibirara nkuko hari inama zishe mu birura. Wabwira icyo abantu rero bafata abahanzi baririmba iyo njyana ukora nk'abantu b'ibirara, message wabagenera? Nuko babanza gushishoza ni nka kwa kundi bavugaga ngo abahanzi bose baririmba R&B ni abapede. Ibyo bintu twakuze twese tubizi. Bavuga abahanzi b'abaraperi ni ibirara bamwe bitabe abaririmba ni abapede. Siko twari ubizi nawe? Noneho nakubaza utangira kariyeri yawe ya muzika watubwira igihe wayitangiriye? Kariyeri yanjye ya muzika nayitangiye mu mpera za 2012. Yep. Wadusangiza urugendo rwa kugeza aya magingo wanyuzemo, hari imbogamizi, hari ibitari imbogamizi, byose muri rusange mera nk'uduhereza ishusho nyayo ya Benzo kuva muri 2012 nk'uko wari ubivuze kugera muri 2024 kandi ukaba ugikomeje gukora umuziki. Bro, iyo boro ni ndende cyane, ni ndende byatari nawe urabizi. Minimiza ubishyire uzi imyaka urimo uransaba kuminimiza. Niba 2012 umbwiye ukatufata 2013 imyaka 11 n'igice nari kumbwira ngo minimize ubwo rero ibingahe 6 n'igice gutya minimize ubwo niyo kuminimiza kwikubwira ijoro byonyine rimwe riberamo ibintu byinshi ahubwo nakubwira duke nyine ukuntu byagenda ukuntu bimeze ibyo boro 12 umuziki nyine nanjye natangiye nk'abandi bose urumva natangiye nk'abandi bose ndakora indirimbo ya mbere nayikoreye ko producer yitwaga Dr. Mash nakoranaga n'umuniga mu Muhima
Ariko twari icyo gihe urumva ko amatsiko tuba dufite ni no kwibaza ngo wamwishyuye nk'amafaranga angahe muri icyo gihe? amafaranga twari babiri ntabwo twari twabona kandi twari turi abana, byasabye ko duteranya twigira nka gurupe twandika indirimbo. Umujama nyine turagenda tubwira mashini we ntabwo duca amafaranga menshi kuko urumva twari abana bo muri quartier koreraga hariya ku Muhima studio ba Rafiki bajyaga bakoreramo. Ndamupeti nkajya mbabona baza ku ishuri Coga Style, ndamupeti nkajya mbabona baza school nako babacaho. Rafiki ari muri gikumi yifunze akora za tukabyinira bavuga ko musaza nanjye nzagenda nicara inyuma gutya. Ikibazo abantu bakunze kukwibazaho bakumenye ku ndirimbo nyinshi, twashakaga ko ni ibibazo bibiri bifatanye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo kubera iki kuri Benzo hariho beat? Icyo ni kimwe, ndagira ngo usubirize rimwe. Icya kabiri, ni uwuhe muhanzi waba waraapproachinze ngo mukorane collabo akakugora? Ikibazo cya mbere ni uko ku izina yanjye hariho beat, si cyo cya mbere. Ikibazo cya mbere kanyisubiza gutya: before yuko nitwa beat nabanje kwitwa Benzoland. Benzoland bivuze Benzoland, land y'ubutaka. Urumva? Iyo land nyikuraho. Land nyikuyeho ndavuga ati okay, ikindi kintu ngomba kwita nkurikizaho. Urumva? Ikindi kintu ngomba kwita nkurikizaho, nta butaka nari mfite. Niko ko ngiye kubisobanura. Izina ryanjye ryose rigomba kuba riherekejwe, urumva Benzo ni rigufi, ngomba kuba riherekejwe n'akantu. Urumva? Ngomba kuba riherekejwe n'akantu karikurikiye. Niko nyumva? No Benzo rivuyeho, oya before yuko hajyaho land ahubwo habanje Benzo bebe. Ntaretse ko nitwaga kuri nari ndi umubebe. Benzo bebe. Yeah, you already know. Urumva? No iyo bebe ivuyeho mbonye nanjye gukora mpita mvuga Benzoland. Benzoland bivaho nshyiraho beat. None hari abantu bavuga ngo beat ni bu producer kwa ngo beat bagera kwa kundi baniga bitwa ba producer bacu hariho ma beat, hori beat, aryo umwe wagiye hanze mwitaga ngo iki made beat. Abo ngabo bandi urumva, none bagira ngo nayo ndi producer. Ariko sibyo ko nanjye imyaka mbaye muri studio akikorera utuntu twanjye. Urumva? Ariko njyewe nagize iyo beat nyine ari ukuntu bumva, ari ukuntu abantu zabo n'abafana nabo bamera nk'abatwakserera kubwira ngo ka beat bakaguyemo neza, uzi kugendera muri beat, uzi kugendera muri beat, urabizi na murabizi kwanza mwebwe. Noneho avuga ati ariko why not kubundi kubyina atakitwa Benzo beat? Uko impamvu byaturutse no ku ndirimbo ndi kwandika. Indirimbo nakoreye kwa Pacento yitwa Twibyinire, ndayandika. None ndi kwandika punchline yahita numva Benzo beat, ko njya kurikira indi beat mpita numva birajyanye. Ndavuga ati okay, ibyo byumvikanye. None cya kindi cya kabiri cyo nta muhanzi wigeze wegera ngo mube mwakorana collaboration mu bigendanye na studio? Tom Cruise. Tom Cruise. Wamubwira icyo ubu? Chaga story no bwa mbere njye ukavuga bandimwe. Urumva bya bintu mwana nyine biraho. Yego no umuntu mukuru agomba kugira inama. Wenda mu gihe cyiwe atangira umuziki ntabwo yarazi ko ari abana bazaba bakora umuziki baririmba. Mu myaka nyine icyo gihe twahuriyemo twari turi hariya Nuza Sky Hotel. Urumva Sky Hotel niho twahuriye mu gitaramo yari kuririmba nanjye, then twari dukurikiranye kujya kuri stage. Sanga muri vestiaire aranga ati sha wa mwana yakuririmba n'injoro. Kandi wibuka ko twese twishyura amwe muri studio. Wibuka twese tujyanira twese
nubwo wenda tudahuje injyana ariko twese ubwo duhurira hamwe nyine twahuriye no muri show. Ntabanze kwibaza impamvu amenye yuko niba kuki ndi umwana, kuki yahuriye muri show n'umwana. Arambwira ati akanama yambwiye niko, ariko nanone keretse uri umwana nyine iwanyu babifashije ibiki n'ibiki, urumva. Arambwira ngo ibintu uzabireke, urumva nikemeza imbere abanje kunca imbaraga za mbere, zabireke ubivemo. Ndagase kubera iki sakubuza kwiga, hagaze ko wabikoze wiga ko warangije, nari mukuru. Okay, noneho bakudasuzugura umuntu kubona ragati sawa, ndagase twazakoranye wapi. okay, ubwo umuntu waproshinze ntimugire ikintu mukorana twamwumvishe. Ikindi abahanzi bakunda kubazwa ikibazo kiremereye cyane kubera wenda abakunzi cyangwa abafana baba bafite. Nashaka kukubaza, ufite umukunzi w'umukobwa mukundana? Umbwira iby'abafana. Mfite abakunzi. Abakunzi turibaza umukunzi. Abakunzi sumbaje abakunzi b'abakobwa. Nose mbabeshya, reka mbabwize ukuri. Sorry naguce mu ijambo. Abakobwa mukundana. Girlfriend. Mfite aba girlfriend. Urumva kubera ko njyewe ntabwo nkunda kubeshya. Vuga gutya. Niba ari no kubireba bihangane. Urumva? Ariko mfite abakunzi tu. Nta nubwo njye mbita aba girlfriend. Abasheri bacu. Ariko banje. Urateganya se wenda kuzashakamo umwe mu kabana? Ntabwo ibyo bintu nabitekereza. Nta nubwo nanaryamaga inoti izo zose. Kubera icyo abahanzi benshi mukunda kudatekereza icyo kintu? Icyo kintu si impamvu se. Ureba ukavuga ati kugira ndazana umwana w'abandi, narabanza kuba tayari. Vuganye ngo nishyire ku murongo, uvuga ati mpagaze aha, uzana umwana w'abandi wo kwirirwa wangaza umubabaza afazari. Waguma muri zo parapara zawe wazumva uzihaze, then ukavuga ati mfashe umwanzuro. Ni ibyo ngibyo njye nakumva nshaka kubabaza abantu b'abandi. Mu ndirimbo wakoze zose kuva watangira music, watangira umuziki muri rusange, hari indirimbo yawe uvuga uti indirimbo niyo ndirimbo prefera? Ubwo indirimbo prefera njyewe nkunda ku giti cyanjye cyangwa ahubwo nkunda bitewe n'ibyo yankoreye? Wowe ku giti cyawe. Biterwa nko kuri stage nyine indirimbo nyine zanjye ngiye numva. Reka tubifate dutange nk'urugero. Bakubwiye ngo ugiye kujya kuririmba muri stade Amahoro kuriya yuzuye, ariko ufite ububasha bwo kuririmba indirimbo imwe, uririmba iyo bazi, uririmba hit, kuko indirimbo zawe zose uba uzikunda. Nyine iyo niyo dushaka kumenya. Indirimbo zanjye zose ndazikunda, ahubwo wenda reka mbabwire. Baguhaye indirimbo imwe. Naririmba Nema. Nema? Sinzi n'umuntu utayizi, ahubwo mba numva afite n'ikibazo. Benzo twakomeje. Ibihe byahise tubivuyemo tugeze mu by'ubungubu. Uraduteganyiriza iki nk'abantu bagukunze bakigukunda muri iyi minsi ku bigendanye n'ibihangano byawe? Uri kuduteganyiriza iki? Imiziki se, imiziki hariyo ndimo ndakora, naje kwikodinga video, harabura akantu gato, nta nubwo nsigaye nirinda no kugenda mvuga igihe nzasohorera ikintu, ko kineranya n'abafana, kiganiranya n'abantu, nyine bagushyiraho igitutu kandi bakunda bavuga ngo yihuse yabyaye ibihumbi. Bavuga ngo kiriya gitutu navuze iyi tariki ngomba gusohora kandi ntabwo ari fresh. Bajye bategereza babone umuntu abahereze good qualities. Twakubajije ikibazo tunyuze hirya no hino, tubwira ko ufite aba girlfriends benshi. Turashaka kumenya Benzo ubundi akunda umukobwa w'inzobe wirabura
ubyibushye unanutse mugufi muremure turashaka ko uduhereza igishushanyo cy'umuntu wakunda ukaba wakorera bya bindi wavugaga utapfa uramutse wiyubatse nk'uko wabivuze. icyo gisubizo ngiye kukigusubiza cyangwa abantu ariko turagiye gusubiza ndonete mbabwiza ukuri. nibwo bwa mbere ngiye kuvugisha ukuri, ukuri gusesuye. sinkunda abakobwa bananutse. ubu niba mukarujanga oya nanone tonde ariko sindarangiza. sinkunda abakobwa babyibushye samforume. urumva kuvuga ngo nkunda inzobe, reka mubwire seze yanjye. umukobwa ufite mu nda zeru, ufite nyashi, aba ari neza. big body, the biggest behind. ufite amabuno, urumva umeze bien, uteye neza. hari igikobwa umuntu nyamwunda gutanga urugero. mujye mureba Yorode Queen, buriya twaganira nyine nkamubwira ati you look good, urumva. noneho abandi bakobwa banutse se uvuga ko ntabwo mbakunda, ntabwo mbanga, ahubwo ntabwo batuma nyine numva namugira umugore. ndananutse ntaye njye gushaka umuntu unanutse ni ikosa. tukiri aho rero uvuze ko abakobwa bananutse n'ababyibushye twinjiyemo imbere noneho muri abo bakobwa mo imbere mu mubiri wabo cyangwa mu mitekerereze. ari ukuguha umukobwa ufite ibitekerezo bishobora guteza imbere wenda iterambere ryawe, habe mu muziki cyangwa se mu zindi business, no kuguha umukobwa ubyibushye wicaye mu rugo nk'uwo wifuza kandi nawe uri umushomeri, wahitamo iki? wahitamo uwuhe plutôt? bamitishijemo se. ariko before ko tujyana kure, ntabwo ari uko ngo wenda mu bananutse harimo uko nahise numva ari ahantu hariho bijyanye ngo mu bananutse no harimo abakobwa bafite ubwenge, ngo mu babyibushye ngo nabo bari bicaye mu rugo. oya ata nibo bahari babiri. oya reka nkubwire, sinabwiye abakobwa bateye neza. Jerry ateye neza, afite ubwenge, afite mu mutwe. yego ndi kukubaza, nibo bahari abo ngabo babiri. hari umukobwa umwe uri kuri size wowe ushaka ariko agomba kuba ari mu rugo. icyo ni kimwe. hari n'undi mukobwa utari muri size ushaka mu buryo bugaragara, urumva, ariko we afite mu mutwe nko gutekereza n'iterambere ry'umuziki wawe n'ibiki byose byawe. wahitamo ni babiri. sinabwiye ngo ari kuri iyo ngingo ndavugisha ukuri. nahitamo uwo nguwo unanutse, nirangiza nkamufata nka manager, wa wundi nkamufata nka side chick. njye mvugisha ukuri nuko nyine meze nta kundi. wamufata gutyo none se wumva abagabo bajye ku ruhande bigenda gute? noneho turakomeje. Benzo Beat, urabona ndashaka ko tugereranyiriza abahanzi b'iminsi yashize nabo muri iyi minsi n'ukuntu bafata muri rusange, n'umuhanzi wemera wo mu minsi ishize n'umuhanzi wo muri iyi minsi, bitewe n'injyana ukora uvuga uti cyakoze uyu muntu ari kubinkorera, uyu yarabinkoreye mu buzima bwanjye. So ni icyo kibazo cya nyuma turangiza ikiganiro. ubwo uzi ukuntu aho ngaho nabigenza. ikintu nakubaza mu banzi b'iminsi ukuntu mbafata, abanzi ba kera njye mbafata nk'aba legend,
kuko before yuko nanjye nubwo wenda naje mbere wenda yaba ngaba, ariko ushobora no gusanga nanone baranaje mbere mani. Ushobora no gusanga Bushari, dufate nk'urugero, ushobora no gusanga Bushari yararirimbye before yanjye, ahubwo njye nkamutanga kumenyekana, ahubwo yarananze kugera muri studio akunda amahirwe abatangana, urabizi cyangwa mwege murabizi. Ahubwo ugasanga igihe cye cyari icyanya cyari kiriye. Noneho ikindi barabanze nabwiye ko mafata nk'aba legend, n'aba ngaba bakora ibi ngibi ngewe ndabubaha, nkunda n'ibihangano byabo tu, ariko nanone ntabwo umufata nk'uko wafata nuza. Uzarebe emotion zigufata niyo uyihuye n'umuhanzi wa kera mwari muri kumwe kuri nyine muri nuza muri generation imwe. Ngiye mpamvu mvuga generation imwe, wenda tuvuge nk'abo twari turi mu 2013, niyo duhuye tuba tumaze igihe tudahura, turahura santima zikagufata byatari nko kumera nko guhura na mama wawe cyangwa n'umwana wawe, urumva. Noneho abangaba bandi murahura nyine ntaribuka mubwira ukora ibintu bya bien sawa ni fresh ni neza. Okay, ijambo rimwe wenda dusoza ikiganiro kandi wanakoze kuduha umwanya wawe. Ijambo rimwe cyangwa se ubutumwa wagenera umuntu witwa Phil Peter. Phil Peter namushimira. Wamushimira iki? Samba ijambo rimwe. Mbaje ijambo rimwe. Keretse niba ushaka kumbaza irindi rimwe cyangwa irya kabiri. Wari wamusaba korabo? Nari ndamusaba. Ibyo birahagije, ariko nimba wibuka aho wavuye ukabushimira na manager wawe Phil Peter. Yego. Ni byiza. True. Kandi nawe mwakoze. Nanibutsa abantu bakore bagende bakore subscribe Benzo Beat Official kuri YouTube channel, Instagram Benzo Beat Official, noza Facebook Benzo Beat Official, hose kugira ngo babe update, then mu gihe ngomba kurizinga new song bahite babibona. Ciao na murakoze. Ibintu duturikirije nibi yavuze ariko kumaze Benzo turakwemera umuhanzi. Nicyo wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye nta kintu nababwira sibye kunkurikirana kuri social media zanjye. Biyutse Benzo Beat Official kuri nuza kuri YouTube Benzo Beat Official, bakore subscribe n'akazogera. Instagram Benzo Beat Official, hose ba following. Facebook Benzo Beat Official, Twitter byo nabyo nkoresha ni byaba ari abantu. Ntabwo nibimenyesha nzababwira. Peace and love kandi ndabakunda, ukomeze babikore kugira ngo bamenye wagwane ibyo bazahita babona undi kubategura. Kandi nawe murakoze. Hari ukuntu umuntu aba atakizibuka fresh iyo bayita icyizere yaravuga nga refre nta murayize ngo kuva nyivuka sinigeze mbaho neza, nabayeho nabi ubuzima bwanze bwose, nakuze biruhanyije ariko ndakura abiduniya bifuza ko nacyo nageraho, bashaka kumba mask ntibabibonye manikura ku cyabushome yanjye aho benshi bita ku rukuta rw'agahinda yo rugufashe rugute sinzada ukaburana yameranje bene Adamu bacaho bagutera ivumbi baramenye ne banyebereho ibyanjye nabizi swagarimo nanjye mwana wabashwe n'urugendo rwa se na nyina ashaka good life ariko bikanga tag life gakomeza tugota Benzo Benzo B wagwan. Yes sir.